Basuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Abahanzi nyarwanda bakomeje kujya mu bihugu bigiye bitandukanye mu buryo bwo kuzamura umuziki ndetse no kwamamaza ibihangano byabo, ndetse bamwe bakaba bari gutumirwa mu bitaramo bigiye bitandukanye. Twavuga nk'umuhanzi Bruce Melody, umuhanzi The Ben, umuhanzi John ndetse na producer Element. Abo bose bari kugenda bakora umuziki wabo. Producer Element yagiye mu gihugu cya Kenya, aho yagiye kwamamaza indirimbo ndetse no kuzamura urwego rwe. Umuhanzi John nawe akaba yaragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho agiye mu gitaramo cye cya mbere azahuriramo n'abahanzi bagiye batandukanye, harimo umuhanzi The Ben ndetse n'icyamamare Diamond uturuka mu gihugu cya Tanzania. Producer John uri mu bagezweho muri iki gihe yatangaje ko ari ibyishimo bikomeye kuri we kuba agiye kuririmba mu iserukiramuco mpuzamahanga, azahuriramo na Diamond Platinum wo muri Tanzania ndetse n'umuhanzi The Ben, kandi ngo ni ibintu bimushimishije cyane kandi buri wese yakwishimira. John rero ugezweho muri iki gihe binyuze mu ndirimbo Icyuki gikaze yakoranye n'umuraperi Diplomate, ndetse hakumvikanamo na Ismael Mwanafunzi, umunyamakuru wo kuri Radio Rwanda, ari ku rutonde rw'abahanzi bazaririmba mu iserukiramuco Colors of Easter Festival rizabera mu mujyi wa Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rizaba hagati ya tariki ya 23 na 26 Gicurasi mu mwaka wa 2024 muri Capital One Arena yakira abarenga 20,000. Rizaririmbamo abagiye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo Diamond Platinum uturuka mu gihugu cya Tanzania, umunyekongo Innocent B, harimo n'abanyakenya bazaturuka mu bihugu bya Uganda, bazaturuka mu bihugu bya Ethiopia, Somalia, Sudan ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nicyo gitaramo cya mbere John agiye kugaragaramo nyuma y'imyaka 2 ishize ari mu rugendo rwo gutunganya indirimbo mu buryo bw'amajwi ndetse no kuririmba, aho yagiye akorana n'abahanzi banyuranye. Mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda, John yavuze ko ari intambwe ikomeye ateye mu buzima bwe. Ni ikintu ashimira buri muhanzi washyize itafari ku rugendo rwe. Yavuze ko ibi bijyanye n'inshingano zo kuzaserukira neza u Rwanda. Ati ni ikintu cyiza nishimiye na buri muhanzi wese wo mu Rwanda yifuza. Ni ukuvuga ngo rero ni byiza kandi ni ukugenda umuntu agahesha ishema igihugu. Ni ibintu numva yuko ari nk'umwenda mfitiye abanyarwanda kugira ngo ngaragarize isi yose ko u Rwanda dufite abahanzi kandi bashoboye. Yavuze ko kugira ngo umuhanzi akomere mu muziki bimusaba gukora ibihangano byiza kandi agahozaho mu rugendo rwe. Ati ni ikintu cyiza, ngomba kugenda nkiga kandi nkahagararira igihugu cyacu. Ni ibintu nyine numva nishimiye cyane guhura na The Ben, Diamond, Innocent n'abandi bahanzi bagiye batandukanye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'isi muri rusange. John rero amaze kugira indirimbo zirimo Paul yakoranye na Papa cyangwa Ready Now, yakoranye na Marina ndetse na Afrique, kandi yagize uruhare mu gukora indirimbo zirimo Kamwe ya Julian Bigizo na All Star, Long Out ya Marina ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Yatangiriye muri studio ya The Main ya Badlama, muri iki gihe abarizwa muri Storycast. Mwakoze kudukurikirana rero, mwari mwe nanjye Bikurimana n'Uwera. Ciao ciao.